Ndabasuhuje bakunzi bacu, bakunzi ba Chantal TV Jo, bakunzi ibiganiro tunyuza aha ngaha kuri uyu muyoboro. Nongeye gufata umwanya nshimira buri muntu wese wahaye agaciro ibyo dukora, akemera kugumana natwe, akatubera umunyamuryango, akatubera inshuti. Abantu benshi banyuze muri comment zisanzwe, abandi banyandikiye ko hari abantu benshi basabye mu by'ukuri ko nabaha ibiganiro nk'ibyo, tugenda tubipanga, ibyo byose tuzagera ku byo twifuza. Ni umuyoboro mugari nk'uko abantu benshi mwagiye mubibona, uvuga ibintu bitandukanye by'ubuzima busanzwe bw'imibereho. Hanyuma naje kubona tumaze kuba umuryango mugari, isi yose, yaba ari muri USA, yaba muri Afrika, yaba ari muri Asia, mwese mfashe uyu mwanya kugira ngo mbashimire. Ntago ndi burondora ibihugu, wenda ni byinshi biratandukanye, ariko muri Afrika, East Africa, I salute you, Uganda, Congo, Burundi, abarundi bene wacu turabashuje cyane, n'abandi bantu bumva ikinyarwanda cyangwa se indimi zegeranye hano iwacu, Kenya, ibihugu bitandukanye, Zambia, hari benshi nagiye mbona, ndabashuhuje. Europe, hari abantu benshi cyane from Europe, ndabasuhuje. Ni ukuri kandi mpaye agaciro umwete cyangwa se ubushake mwagize bwo kubana nanjye. Ntabwo mu by'ukuri ari ibintu bisanzwe, si ibintu umuntu yafata nk'ibisanzwe. Ntabwo umuntu atangira ibintu azi ko wenda bishobora kugera ku bantu benshi kandi bikabanyura. Rero uyu munsi ntabwo nshaka gutinda, wenda tuzagira igihe kinini cyo gushima no kuganira. Abo twacatinze, hari abampaye ibitekerezo, hari abankosoye, hari abanshyigikiye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mwese mbihaye agaciro kandi ndaberekonesa. Uyu munsi rero topic y'uyu munsi ifitanye isano n'abakunzi bacu bagiye bambwira ngo Chantal se watuganirije ku ngingo ivuga uburyo umuco cyangwa se imico ishobora kugira ukuntu ishobora kubangamira urukundo rw'abantu. Kandi nanone umuco ufite uruhare runini mu mibereho yacu cyangwa mu mibereho ya muntu. Nk'ubu umunyarwanda iyo umubonye ahantu ariho hose hirya no hino, kubera imyitwarire, kubera imico, uhita umubona ukamutandukanya, niyo atanakwibwira ugenda ubihuza. Urukundo rero rwo turuzi nk'imbaraga zidasanzwe ziza mu muntu, zigahagarika, zikabuza kandi zigategeka ibindi bintu byose kurwubaha. None uyu munsi nashatse guhuza uburyo umuco wawe cyangwa umuco wanjye, impamvu umuco ufite imbaraga nyinshi mu mibereho y'abantu, ni uko abantu bagenda biri mu ndangagaciro, biri mu byangombwa by'umuntu kugira ngo abe uko ari. Noneho rero tugiye kuvuga, ese waba, ikibazo cya mbere nakubaze, waba warigeze kugira relationship cyangwa waba warigeze kujya mu rukundo n'umuntu mudahuje umuco? Ni ibihe bintu byakubangamiye? Ndifuza abantu benshi, kuko iyi ngingo tuzayiganiraho igihe kitari kimwe, igihe kitandukanye, ariko ndagira gusa twongeye tugaruke ahari nturajya mu rukundo, ahari wenda wariciyemo, ukundana n'umusore cyangwa se n'umugabo cyangwa n'umugore cyangwa n'inkumi mutavuka mu muryango umwe. Ni ibihe bintu byakubangamiye? Njye hari ibyo ndi bucemo, ariko namwe hari ibyo mwaciyemo. Urukundo ni imbaraga, niko narwise, imbaraga nziza zifite uruhare runini mu guhindura ubuzima bw'umuntu completely, umuntu akaba uwundi muntu. Noneho ibuka ukuntu urukundo rwagiye rugufatisha imyanzuro runaka, noneho wibaza umuntu umuhuriye mu rukundo ugasanga mufite ibintu byinshi mudahuriraho. Ni iki kintu wakora noneho ngo urwo rukundo rushobore gutsinda? Kuko buri gihe urukundo rugomba gutsinda. Urukundo rurusha imbaraga, tujya tuvuga ngo rurusha imbaraga urupfu, rurusha imbaraga amafaranga, rurusha imbaraga aho umuntu akomoka, rurusha imbaraga umuryango uvukamo. Urukundo rurusha imbaraga ibintu byose duhihibiraniramo. Urukundo rufite imbaraga zikomeye. Ikintu gishobora kurusha imbaraga urupfu, ikindi muri iyi si ni urukundo gusa. So hanyuma rero hari umukunzi wacu yanganirije urugendo rwe rw'urukundo,
arambwira ati ni iki kintu umuntu yakora nkabona urukundo nyarwo. Twe tuganiriye histoire y'ubuzima bw'urukundo rwe, arambwira ati Chantal rero ndashaka kugisha inama, njyamo navuga ibintu bikomeye bijyanye n'imibereho y'abantu, wenda ushobora kuba ufitemo ubumenyi. Anganiriza uburyo yakundanye n'umukobwa w'igihugu runaka, ntahari buvuge cyane ntagira ngo wenda no kubavuga ukundi. Ikintu mbere navuga mbere ko nkomeza iyo nkuru nuko nta muco mwiza ubaho kurusha undi. Nta umuco w'abanyarwanda si wo muco mwiza kurusha umuco w'abarundi. Ntago umuco w'abanyarwanda cyangwa abakongomani ari wo mwiza kurusha uw'abagande. Umuco wose ni mwiza, icyo nicyo nabasha kuvuga. Abantu babazi ibijyanye n'imico n'imibanire y'abantu, umuco wose ni mwiza, ahubwo wowe ukubangamira kuko ufite nawe ibyawe. Noneho arambwira ati nakundanye n'umukobwa wo mu gihugu runaka, njyewe ndi umunyarwanda, ndabangamirwa kubera yuko wenda mu migendere ye araguruka, bagenda yihuta cyane. Abanyarwanda hari ukuntu bagenda bukeya, nubwo wenda isi isigaye ituma twihuta, imivugire y'abanyarwanda kenshi ntibihuta cyane, ariko hari ibindi bihugu byinshi bivuga byihuta, amagambo yihuta, ibintu byose ubona bari rapide bihuta. Noneho ibyo bintu kurya kwihuta, abanyarwanda bo barya gake. Umunyarwanda bamaze mwariye ati twariye. Umunyarwanda ntiyakubwira ko ashonje kandi yamara kugenda agasigara kugaya. Mbega umuntu waza abantu ko barya, ego ko rase ni muntu nyabakirwa. Tugarutse mu muco wacu, umunyarwanda yakwemerera ikintu agakora ibishoboka byose akagikora kandi atanabishoboye. Ariko hari ibindi bihugu umuntu yakora ati ntago nabishobora, sibyo? Ibyo ntabwo ari ikibazo cy'uko ari babi cyangwa bafite ukuntu bumva ibintu mu buryo butandukanye n'ubwacu bwabo akaba atari bwiza, ahubwo kubera ko tutabyumva kimwe ukibwira ko wenda wowe uri mwiza cyangwa se dufite ibintu byiza kurusha ibyawe. Arambwira ati byarambangamiye, imirire ye yarambangamiye, wenda akamukunda afite ibindi bintu byamukuriye mu rukundo, ariko imyitwarire ye iramugora, bagahora bagongana, bagahora bashwana, bagahora bafitanye ibibazo. Muganiriza muraza kumva ikiganiro twagiranye, wenda uko namubwiye nti ikibazo gihari winjiye mu rukundo ukuruwe wenda n'amarangamutima, wenda imiterere y'uwo muntu wakunze cyangwa umukobwa wakunze urebye inyuma gusa, ntabwo ugeze wita ku ntavuga mbere, kandi mbere wumvaga bikuryoheye. Ntugeze wita ku myambarire, ntugeze wita ku migendere, ntugeze wita ku mikorere. Ibyo byose rero iyo ukunze umuntu wakira imibereho, wakira imiterere, wakira imitekerereze, wakira imyumvire, ukagenda muhuza kugeza ku rwego ibyo twita kwa adjustinga cyangwa kwa justa. Ni ukugenda ufata ibyawe aha nahigomwa, ntahihorera, aha yahigomwa, kuko mugiye guhuza ibintu bibiri bitigeze bihura kuva mbere. Niyo mpamvu bigusaba koroha nawe akoroha, aho ngaho urugo cyangwa se urukundo rurashoboka. Urukundo rwonyine rero nubwo atari cyo kiganiro cy'uyu munsi, ntago rwashoboka imico n'imyitwarire n'imibereho bitajyanye, kuko character cyangwa se imibereho, imyitwarire ni ikintu gikomeye cyane gishobora kubangamira urukundo. Hari abantu benshi tuzi batandukanye, nawe urebye mu ba ex bawe ushobora gusangamo abantu mwatandukanye ngo disi ngo twaratandukanye ariko naramukundaga. None ko mwatandukanye kandi waramukundaga, ni ukubera utwo tuntu twose kwakirana. Ntabwo abantu benshi babanye bakagumana ari uko bafite imyitwarire myiza, ahubwo ni uko umwe yemeye kwakira bya bindi byose, nawe ukagerageza kwakira ibyo bintu byose, noneho mukagira aho muhuriza, umwe akagira ibyo arekura kubw'imbaraga z'urukundo. Nta kintu na kimwe umuntu atarekura kubw'imbaraga z'urukundo. Noneho njye nakugira inama imeze gutya, wenda ntashatse kwizima mu magambo, ndasaba comment nyinshi abantu bambwire ukuntu babyumva, kuko ndifuza ko mbere y'uko utangira gukundana n'umuntu muri uyu muryango ugomba kubanza kumwumva, ukamuganiriza, ugatekereza ku bintu mugiyemo, ugatekereza ku ngaruka byakugiraho, ukatestinga kwihangana kwawe uburyo kungana, hanyuma ukamwaproachinga utamujijisha, umuhishahisha utuntu, kuko nugira utuntu uhisha neza bikunze bizaba bimeze nk'umuntu uri kugenda yibikira ibisasu bizamuturikana igihe runaka. Nawe kandi
biriya by'abanyarwanda byo kuhora umuntu ameze agenda nk'uhumeka gake nkaho ijisho ritafunguka rimwe ukazarifungura ku munsi runaka, no, ntabwo ari ibintu byashobora kubaka amarangamutima cyangwa relationship mu rukundo rw'umuntu mwifuza kubana. Gerageza werekane who you are, uwo uri we nyabyo, bizatuma nawe akwereka uwo ari we, noneho mubivuge ibi sinabishobora, ibi sinabishobora. Hanyuma unarebe no mu mico yabo ni ibiki washobora kwakiramo, ni ibiki utashobora kwakiramo, wumve ko nawe washobora kubireka cyangwa wabireka. Bitari ibyo ntago byakunda. Niyo mpamvu ubona abantu benshi bafite ibintu byinshi tugenda dushwaniramo. Ntago dukwiye gushwana, kuko ngiye mfite ibyo nzi, nawe ufite ibyo uzi, ufite ibyo wishimira, ufite ibyo ushyira muri priorite cyangwa ushyira ku ruhembe rwa mbere. Gerageza umwereke yuko mu by'ukuri urukundo rurusha imbaraga utuntu twose wumva umutima wawe wakwizirikaho. Nicyo navuga. Ubuzima turimo umuntu arabwubaka n'ibyo ngibyo ufite nkaho wahaye agaciro, ushobora kuba hari ibindi wari kumenya kandi ukabiha agaciro. Imbaraga rero ukomeze guha imbaraga urukundo rwawe no kugira ibyo wigomwa kugira ngo ugere ku ntego zawe no kwifuza kwawe k'umutima wawe. Umva ari uko nabivuga. Hanyuma nkomeje kubaha mwese ikaze. Nimba ari ubwa mbere ugeze aha, kora subscribe, tugumane kuri uyu murongo. Bafitiye ibitekerezo byinshi, bafitiye abatumirwa benshi, bafitiye ibintu byagira umumaro ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, shalom.